ariko nza gutungurwa no kubona dekararasiyo kuri twita ya Patrick Muyaya avuga yuko nta muntu n'umwe cyangwa urwego na rumwe rwoherejwe na leta yo kujya kuganira n'ibyihebe bya M23 na RDF. Ariko ni ukuri abasenga udibwira abandi bitwa ngo basengera ukuboko ufite ikibazo cya leadership, ufite ikibazo cy'imiyoborere. None se ni gute umuntu ahaguruka akava mu gihugu, ubwo ndafatira kuri reaction yakozwe n'umukuru w'igihugu. Ntabwo ngenda bwite ku byavuzwe na Muyaya ko mbibonamo n'ubusasi ndetse na indiscipline n'ikinyabupfura gikeya. Yego rero icyambere ndabonamo ibintu bibiri byo gukora reaction kuri ibyo cy'umuyobozi birukanye. Muyaya avugira Kongo, n'umuyobozi muri Kongo. Is he informed? Ese yabona amakuru nyayo? Is he normal? Ese yaba ari muzima? Ku buryo ajyaho agatangaza yuko nta ntumwa n'imwe yoherejwe muri Kongo, nyamara muri Uganda mu mishyikirano. Icya kabiri, umuyobozi umukuriye ari we Kisekedi. Ese we yaba ari muzima? Uno mugabo rero Bahara bivugwa ko yari yoboye delegation ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yavuze ko yagiye i Kampala koko ariko atigeze abonana n'abantu bo muri AFC. Aho yavuze ati ntabwo nigeze mura n'abantu ba M23, ubutumwa bwanjye bwari busobanutse, bwari mu rwego rwa demobilisation ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ku rugamba. Ati hari gusa abandi bantu bashatse guprofita kuba ndi Kampala kugira ngo bangize isura yanjye ndetse n'iya guverinoma. Amakuru rero amaze kutugeraho muri kano kanya aravuga ko uno mugabo Bahara ngo révoqué de la fonction spécifiée à l'égard de son nom, nyine yahise akurwa ku ino mirimo yarashinzwe yo ubumuhuza bikorwa w'ikomisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ku rugerero. None se ubu deni utararengaho ubwo aha twavuga ko ari ukwica enquête cyangwa byaba atari byo n'ubundi, cyangwa tuze no kubibaza Ephraim nawe biva muzi. Hano hantu rero harimo urujijo. Harimo urujijo gute? Uyu mwana agize uruhare mu biganiro byo muri Angola byo ku itariki 7 z'ukwa gatatu, kandi none ati ntago bitureba, kandi tumaze gusoma hano mu kanya ko ahangaha wa mugani wawe kereka niba Al Jazeera yaramubeshye. Ariko itaramubeshye haba hariho controversy, haba harimo kwivuguruza guteye n'ubwoba ahubwo. Ndetse hano bavuga ko banasinye ceasefire icyo gihe muri Angola. Ubwo nuko cyagiye cya kagahenge ka mbere M23 yemera kuva mu bice yari yarafashe igasubira inyuma. Hano ukurikije ibyo Al Jazeera ivuga mu nkuru yayo ikotinga Kanyuka, urumva ko M23 yari iri muri Angola. Ndetse banasinye ko guhagarika imirwano. Ibi bintu ni abantu bake bari babizi. Nubwo yongeye kuza hano muri ino tangazo ejo basohoye akavuga ati twebwe ibyo bya Rwanda ntago bitureba. Daddy, nabonye televiziyo nziza kwa Ndode Diemano, wayitugurira? N'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi. Kwa Ndode Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi. Hari water dispenser, gas cooker, amaradiyo, televiziyo, ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'i Burayi. Wahasanga nanone frigo, amagaze y'ubwoko bwose, kandi iyo uguze gaze bayikugereza mu rugo. Ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box, bafure ku bakeneye umuziki, imashini imesa, rice cooker, blender, micro-onde n'ibindi. Iduka Ndode Diemano warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House. Waduhamagara kuri telefone igendanwa 078 77 63 Gana iduka Ndode Diemano urahasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza.
turabasuhuje inshuti bakunzi ba Bwiza TV ndetse na bwiza.com, mumeze mute aho muherereye hariho hose. Tuje mu kiganiro uruvugiro, ikiganiro cyo kuri uyu wa kabiri tariki 23 umwaka w'2024, ariko akaba ari ukwezi kwa karindwi cyangwa se Nyakanga. Turabasuhuje rero tubabwira ngo mugubwe neza aho muherereye hose. Ngewe ni Ndacyayisenga Fred, aba ndi kumwe na Denis Nsengiyumva. Denis bitese Ni safre biracamo. Iminsi myinshi. Ewana hari hashize iminsi tudahurira hano mu ruvugiro Kabisa. Ariko nizere kumeze neza cyane. Yan, ndaho nanjye ndi muzima, ntacyo nshinja Imana rwose. Yego, hanyuma amakuru muri ino minsi yabaye menshi, cyane cyane ayo muri Kongo, cyane cyane byari bikomeje kuvugwa ni bijyanye n'imishyikirano ya hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cyangwa se na leta ya Kongo. Ibyo byose rero bimaze iminsi bivugwa, ariko nanone turarugarukaho nanone hari n'amatangazo nabonye urimo kugarukaho. Hari amatangazo, hari itangazo rya FC yasohoye ejo ku mugoroba, turi burebe icyo rivuga. Riravuga ariko ibintu bijyanye n'akari gahenge gakomeje kutavugwaho rumwe, aho FC yo ivuga ko agahenge guverinoma ya Kongo itigeze kubahiriza, yakomeje kubatera. Ndetse muri iryo tangazo banatangaza ko bo icyo bakora bazakomeza kwirinda ndetse no kurinda abaturage. Ibyo ngibyo bagiye bakunda kubigarukaho cyane ko ariyo ntuza yabo. Yego, dushobora kandi no kugaruka nanone ku kiganiro AFC nako M23 iheruka guha Al Jazeera. Nabonye harimo ibintu byinshi bisa nk'urujijo. Ukurikije ikiganiro Laurence Kanyuka, umuvugizi wa FC yahaye Al Jazeera, hari ibintu bimwe na bimwe nabonye bivugwamo biteye urujijo. Ndi bwongere kubihuza n'iri tangazo rya Rais risohotse nanone ibyo bivugamo bijya bifitanye isano n'ibyo bintu yabwiye Al Jazeera. Twibaze icyo bihatse. Turashobora no gutera akajisho muri Uganda. Ubonye ko imyigaragambyo yabaye yindi, ariko nanone uko yari yitezwe ntabwo ariko yabaye. Abantu bagize ubwoba rwose, kuko Museveni yari yabahaye gasopa arababwira ati ibyo mukora byose mwibeshesha. Ubwo bari barimo ngira ngo bigana abo hakurya yabo, ubwo ni muri Kenya. Ariko abo muri Kenya naho turaza wenda kubikomozaho. Yego, nibyo turi buze ndumva kugarukaho, ariko nanone hano tuba dufite abafatanyabikorwa. Yego, abafatanyabikorwa n'uwo bita La Carida Guest Garden Limited. Hanyuma La Carida Guest Garden Limited hari bar cyangwa se dufite bare irimo ibyo kunywa bidasembuye n'ibisembuye. Resitora yo muri La Carida Guest Garden urahasanga amafunguro meza ateguranye ubuhanga, amafi, akabenzi, urukwavu n'inkoko itekanye umuceri. La Carida Guest Garden hari amacumbi atandukanye ndetse n'icyumba kirimo n'ibiro. Hanyuma abana tubafitiye imyicungo igezweho kandi ibatera ibyishimo. Ufite ubukwe, inama n'amahugurwa muri La Carida Guest Garden tubafitiye amatente yakira abantu 800. Hanyuma abasezerana mu murenge wa Ndera, Kanombe, Rusororo, Bumbogo na Gikomero, namwe ahanyu harateganyijwe. Hanyuma ni mu kagari ka Kibenga mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo, urenga umurenge gato ugeze aho kaburimbo igarukira, ukata agahanda ka mbere kanyura imbere y'akagari, ugenda metero zitarenga 100. Hanyuma La Carida Guest Garden igatangira kukwiyereka. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0783 48 937. Abo ni La Carida, niyo ni La Carida Guest Garden Limited ibagejejeho ibyo byose mwumvise. So Denis, twakomeza rero. Urakoze cyane kuri iryo tangazo utugejejeho. Reka twikomereze ikiganiro uruvugiro cyo kuri wa kabiri.
duhere mu gihugu cya Uganda aho ndavuga ariko inkuru ifitanye isano na RDC ni kuri bino biganiro bivugwa ko byabaye hagati ya M23 ndetse n'uruhande rwa guverinoma ya Kongo ariko guverinoma ya Kongo ikaba yaje nyuma kwihakana ibiganiro ikavuga ko bitigeze bibaho ndetse n'umwe mu bavugwa mu bari boherejwe muri ibi biganiro ku ruhande rwa guverinoma ya Kongo nawe hari icyo yavuze avuga ko nta biganiro yigeze abamo. Gusa amakuru agera kuri radio na televiziyo cyangwa se radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI aturuka muri Uganda avuga ko ibiganiro byabaye kandi byabereye muri hoteli bita Imperial Health Hotel iherereye mu mujyi wa Entebbe. Bikavuga ko delegation ya AFC yari igizwe na Yannick Chisola, René Abandi Munyarugerero ndetse na John Man Inzenze. Uyu akaba ari umusirikare nyine yarari ku ruhande rw'igisirikare cya M23. Ubutumwa rero bari bafite ngo bwari bwasinyweho na Nanga nk'umuhuzabikorwa mukuru wa AFC. Yego. Hanyuma icyo kintu bahakanye hari abasesenguzi babigarutseho mu gitondo ngo bavuga ko kuba RDC yahakanye iyo mishyikirano harimo uburyo bwo gushaka kugira ngo Wazalendo bayuhure ku rugamba ikomeze irwane, hanyuma nihagira ikizavamo nihagira ikizavamo muri iyo mishyikirano bazavuge bati Wazalendo n'ubundi mwakoze akazi kanyu. Ubwo rero ku ruhande rwa leta ya Kinshasa hanyuma wenda kuri ibyo bintu byose turi buze kugarukaho Ephraim araza kudufasha nanone kuri ubwo busesenguzi. Yego. Ubwo rero abakunzi ba Bwiza TV babe hafi. Ephraim ashobora kudufasha cyane cyane ku bintu bijyanye n'ino myigaragambyo isa nkaho ishaka gukwira mu karere ka East Africa. Yego. Icyari Arab Spring muri za 2011 barashaka kuzana East African Spring. Gusa ibibazo biri mu bihugu byose uko ari bingaye bigize kano karere ntabwo ibibazo bijya gusa nubwo ari bimwe bijya gusa ariko nk'ibibazo biri muri Uganda na Kenya ntabwo bisa nk'ibiri muri Tanzania no mu Rwanda cyangwa se mu Burundi bigiye bitandukanye. Hanyuma rero tukiri kuri bino biganiro uruhande rwa Kinshasa rwari ruyobowe n'umuhuzabikorwa wa gahunda yo kwambura intwaro abahoze mu ngabo ndetse no kubasubiza mu buzima busanzwe bita Jean Bosco Bahara. Uyu banzaye n'umupadiri. Gusa uyu nguyu we yahakanye ko atigeze agira uruhare muri ibyo biganiro. Uno mugabo rero Bahara bivugwa ko yari yoboye delegation ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko yagiye i Kampala koko ariko atigeze abonana n'abantu bo muri AFC. Aho yavuze ati ntabwo nigeze mura n'abantu ba M23 ubutumwa bwanjye bwari busobanutse bwari mu rwego rwa demobilisation ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ku rugamba. Ati hari gusa abandi bantu bashatse guprofita kuba ndi Kampala kugira ngo bangize isura yanjye ndetse n'iya guverinoma itarigeze igira gahunda iyo yose ijyanye n'imishyikirano itaziguye ngo nabo bita abaterabwoba ba M23. Ibyo yabihuza na Patrick Muyaya nawe wavuze ko nta muntu n'umwe wigeze uhabwa inshingano na guverinoma yo kugira ibiganiro ibyo ari byo byose nabo baterabwoba ngo muri Uganda. Amakuru rero amaze kutugeraho muri kano kanya aravuga ko uno mugabo Bahara ngo évoqué de la fonction spécifiée à l'égard de son nom nyine yahise akurwa kuri ino mirimo yarashinzwe yo ubumuhuzabikorwa w'ikomisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ku rugerero. None se ubu Deni utararengaho ubwo aha twavuga ko ari ukwica ankete cyangwa byaba atari byo n'ubundi cyangwa tuze no kubibaza Ephraim nawe biva muzi. Hano hantu rero harimo urujijo harimo urujijo gute. Uyu mugabo avuga ko yagiye muri Kongo yoherejwe na guverinoma muri gahunda
yagiye muri Kongo Yes. muri Uganda mumbabarire cyane umunsi ko ndi kuvugishwa ndarya inyama hari. Aha, uyu avuga ko yagiye muri Uganda afite gahunda ngo yo kubonana ngo n'abana wetse wumve ngo ntabwo nigeze mura n'abantu bo muri M23. Oya agakoti nshaka ntabwo ari aka kuko abantu yavuze ko ngo yari afite ubutumwa bwo kubonana ngo n'abana ngo bahoze ngo barekuwe, abana bahoze ari nyeshyamba barekuwe na LRA, wa mutwe muri Uganda Road Resistance Army. Ngo yajyanyweyo n'indi gahunda yerekeye gucyura abana b'abanyekongo barekuwe n'inyeshyamba za LRA muri Central Africa. Nese abana bavuye muri Central Africa baza Uganda abariho yaragiye kubacyura, icyo ni ikibazo. Hanyuma bati amakuru amaze kutugeraho mu kanya biravugwa ko uyu mugabo yamaze kwirukanwa kuri izo nshingano. Ese yazize kuba yaragiye muri Uganda? Yabizira te se? Kandi hano dufite ordre de mission yewe ya guverinoma ya Ministeri y'Ingabo karamutse ari igicupuri yoherejwe keretse ari igicupuri karamutse ari igicupuri. Ordre de mission twabonye afite yakuye muri Ministeri y'Ingabo igaragaza ko yagomba kuba aherekejwe n'abantu bagera kuri batatu. Yego akavuga ko yagomba kwamara iminsi igera muri 3 guhera ku 5 guhera ku itariki 17 ubwo no kugeza ejo hashize. Ni ordre de mission rero yasinywe na Ministeri y'Ingabo. Ikibazo rero gihari ni iki? Ese uyu mugabo koko nkuko RFI bivuga ku makuru ikuri Kampala yaba yaragiye kubonana n'abantu bo muri M23 atabitumwe? Icyo cyaba ari ikibazo kuko ikindi kintu umuntu yakwibaza mugani ni gute umuntu wo muri komisiyo ishinzwe ibintu bya demobilisation ajya mu biganiro na M23? Aho ntekereza ko hakabaye hari abandi baba bagiyeyo cyane cyane bo muri politiki wenda no mu gisirikare nacyo niho hajyayo umugabo w'ingabo cyangwa umwungirije n'umupolitisi. Namuyaya ntiyajyayo? Namuyaya yajyayo kubera ko mu byo mu nshingano afite harimo ibijyanye n'intuza na communication. Ushobora kugenda nawe, ariko wa mugani wakwibaza impamvu uyu mugabo Bahara yagiye. Ahubwo ngewe ikintu nkeka nkurikije n'iki cyemezo cyo guhita bamwirukana ku nshingano ze, ashobora kuba koko yarabonanye n'abantu muri M23 i Kampala nkuko RFI ivuga ko ndetse ngo inama ngo bahuriye muri hoteli baranayipresiza Imperial Health Hotel iri mu mujyi wa Entebbe. Ashobora kuba yaragiye muri iyo minsi 5 yose akaza guhura n'abo bantu bo muri M23 ariko atabitumwe. Akaba yipanze akazi. Ariko nabyo byashoboka. Birashoboka. Ariko se M23 yo ikaba yajya guhura nawe? Nicyo kibazo. M23 yo ko ivuga ko nabo ordre de mission bano bantu bajyanye yari yasinywe na Corneille Nanga kandi bagiye mu rwego nyine rw'ibiganiro. Nimba se batari bagiye kubivugana na guverinoma ya Kongo, bo bari Kampala bagiye gukora iki? Nicyo nacyo ni ikibazo umuntu yakwibaza. Abanyekongo rero baraducanga hano. Ibibazo tuze kukibaza Ephraim nawe akituvira umuzingo atubwire ikintu bari bagiye gukora. Urumva? Ndetse n'uyu mugabo eske n'ubundi niwe wari kujyayo niyo haba ubundi bijyanye n'amasezerano niwe wari kujyayo? Nacyo aradusobanurira kuko iyi ni inkuru yavuzwe cyane usibye RFI na ejo BBC yarayivuze mu cyongereza rwose yemeza ko bino biganiro byabaye hagati ya M23 na ruhande rwa guverinoma ya Kongo, cyangwa se guverinoma ya Kongo ikaba yohereje uno mugabo ku bwende kugira ngo iteshe agaciro gusa bino biganiro. Nabyo birashoboka. Ati genda wowe n'ubundi noneho ubwo byabaye binakurikira cyangwa se byitwikiriye n'agahenge kari kamaze iminsi kari muri hagati ya M23 ndetse na leta ya Kongo. N'agahenge wenda twahita tunakataka katavugwaho rumwe. Nabonye M23 AFC yasohoye itangazo rikagarukaho. Ni itangazo ryasohotse ejo kuwa 2. Itangazo rero dufite hano rivuga ko ngo ni itangazo ku bijyanye n'agahenge muri Repubulika
agahenge k'ubutabazi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iri tangazo kandi umuntu warishyizeho umukono birumvikana ni Laurence Kanyuka nk'umuvugizi wa AFC, avuga ko ngo nubwo AFC yashyigikiye umuhate w'umuryango mpuzamahanga muri rusange ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko wo gushakisha inzira n'uburyo bwo gukemura ibibazo bitandukanye biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no ku makimbirane ari mu gice cy'uburasirazuba bw'igihugu, ngo Alliance Fleuve Congo iragaragaza ko ihangayikishijwe cyane no kutubahiriza ako gahenge ku ruhande nyine rwa guverinoma. Ngo avuga ko ngo kano gahenge kuva katangazwa nubwo yemeye ko igashyigikiye AFC, ngo karanzwe no kukarengaho cyane cyane binyuze mu bitero byibasiye ibice M23 igenzura, yavuze Bweramana, Ruzinaka, Kirumba, Matembe naho bita Kasege, Matembe banza ariyo Kasege kuko ndabona yishyize entre parenthèses, ndetse ni Masisi. Avuga ko abavanywe mu byabo bari mu nkambi za Mugunga, Kanyarucinya n'ahandi mu nkengero za Minova, avuga ko bafashwe bugwate kandi babuzwa gusubira mu byabo na Kinshasa cyangwa se n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Akayishinja nyine Kinshasa ko yababujije gusubira mu byabo mu ntara muri teritwari bakomokamo. Ikindi mbona bagaragaza ngo irashaka AFC irasaba ko habaho kugenzura mu mpera nyine z'aka gahenge ka kabiri. Ngo l'AFC sollicite l'évaluation à la fin de cette deuxième trêve ainsi que des garanties supplémentaires de la part de la communauté internationale. Irashaka ko hazaba ubugenzuzi nyuma y'aka gahenge ka kabiri, ndetse ikongera guhabwa garanti, ikongera guhabwa izindi garanti z'inyongera n'umuryango mpuzamahanga. Ngo kuri iyo ngingo ubutegetsi bwa Kinshasa ati ngo le régime de Kinshasa n'a toujours offert aucune assurance des responsabilités de la dite trêve qu'il célèbre médiatiquement sous la forme d'une victoire diplomatique. Nyina narashinja Kinshasa ko yo nta kintu nta garanti cyangwa assurance iratanga, ahubwo muri ako gahenge ihora yishimira mu itangazamakuru, isa nkaho yerekana ko ari intsinzi muri diplomasi yagezeho kuba kano gahenge karafashwe, nyamara itarigeze ikubahiriza. none se irishimira iyo ntsinzi hari ubwo ariyo yagize yanawusinze cyangwa yayitangaje sa Amerika nyine ariko barumva ko ibyo ni nka bya bindi nyine urushishi rwagiye hejuru y'inzovu bari turi urutindo rwariduka, urushishi rukavuga ngo njye n'inzovu twari urutindo. Hanyuma AFC ikomeza ivuga ko ifite uburenganzira bwo kwirwanaho ndetse n'inshingano zo kurinda abaturage b'abasivile bicwa muri Kivu y'Amajyaruguru, Ituri ndetse no mu yindi ntara iyo ari yo yose y'igihugu ikiri mu gitugu cy'ubutegetsi buriho. n'indi ntara yose y'igihugu. Ubwo no kuvuga ngo usibye Nord Kivu na harya ari abageze neza Butembo, Rubero nabo baracyaye muri Nord Kivu, no mu yindi ntara aho bazabona abaturage bakeneye ubutabazi bazajyayo. Ubwo nicyo bashaka kuvuga. Hanyuma iri tangazo rikomeza rivuga ngo l'AFC n'est pas impliquée dans le processus de Rwanda qui concerne des États selon les recommandations du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Hano AFC yitandukanyije n'inzira cyangwa se ibiganiro bya Rwanda, ivuga ko bireba leta ebyiri, ubwo ni u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ati nk'uko byasabwe n'akanama k'amahoro n'umutekano
k'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. nahise buriya ntago bibireba, ntago harya ntago ntago birebwa nayo, irebwa nayo. Ibi biganiro bya Rwanda ni ikibazo, nese niba bitayireba kuki yemeye cyagiye gusubira inyuma kandi ariho icyo cyemezo cyafatiwe. Aho ngaho nanjye mise mbyibaza ni gute bahabereye gusubira inyuma kandi oya njye ntekereza yuko ibiganiro nabo bishobora kubareba. Hanyuma ikindi kintu gitera urujijo samaze guhakana avuga ko nta ibiganiro bya Rwanda bitabareba na gato. Mu kiganiro aherutse guha AFC, ubwo ni aherutse kugirana na Al Jazeera, yavuze ibintu bitandukanye n'ibi ngibi arimo aravuga. Sinzi niba Al Jazeera yaramubeshyeye, gusa hari aho yabajijwe ati what is the solution to the conflict in Eastern Democratic Republic of the Congo in your view? Ati mu mboni zawe wowe ubona umuti waba uwuhe w'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Congo? Arangije aravuga ati the conflict is political and the recent meeting in the United Nations Security Council declared that a political solution must be found to the ongoing conflict in the Eastern Democratic Republic of Congo. Since 2012 we have been seeking a peaceful solution to the conflict. Ni nko kuvuga ati igisubizo cy'aya makimbirane, abanza avuga ko ano makimbirane ashingiye kuri politiki, akavuga ko inama iheruka kubera mu kanama k'umuryango w'abibumbye yagaragaje ko igisubizo cya politiki ari cyo kigomba gushakishwa ko ano makimbirane yo mu burasirazuba bwa Congo. None akomeza avuga ati kuva muri 2012 ati twahoze dushaka igisubizo giciye mu mahoro kuri aya makimbirane. Arangije arakomeza ati we were in Goma in 2012 and we could have gone further, but the international community asked us to participate in the peace talks which we accepted. Aravuga ati kuva muri 2012 twahoze dushaka igisubizo giciye mu mahoro, ati twarigoma muri 2012 ati kandi twashoboraga no kugera kure, ariko umuryango mpuzamahanga wadusabye kwitabira ibiganiro by'amahoro kandi twarabyemeye. Arakomeza aravuga ati as I said before, we went to Kinshasa and for 14 months we engaged in peace negotiations with the government of the Republic of the Congo, and we also participated in the Nairobi negotiations on April 23, 2023, and in addition to that we participated in negotiations in Angola on March 7, 2023, where we signed a ceasefire and the list goes on. Unyumvire ati nkuko nabivuze mbere, ati twagiye Kinshasa twamara amezi 18 turi mu biganiro by'amahoro na guverinoma ya Congo, ati kandi twanagize uruhare mu biganiro bya Nairobi ku itariki 23 z'ukwa kane muri 2023, ati kiyongereyeho twanagize uruhare mu biganiro byo muri Angola byo ku itariki 7 z'ukwa gatatu. Kandi none ati ntago bitureba, kandi tumaze gusoma hano mu kanya ko ahangaha wa mugani wawe kereka niba Al Jazeera yaramubeshye ariko itaramubeshye haba hariho controversy, haba harimo kwivuguruza guteye n'ubwoba ahubwo. Ndetse hano bavuga ko banasinye ceasefire icyo gihe muri Angola. Ubwo nuko cyagiye cya kagahenge ka mbere M23 yemera kuva mu bice yari yarafashe igasubira inyuma. Hano ukurikije ibyo Al Jazeera ivuga mu nkuru yayo ikotinga Kanyuka, urumva ko M23 yari iri muri Angola, ndetse banasinye ko guhagarika imirwano. Ibi bintu ni abantu bake bari babizi. Nubwo yongeye kuza no muri no tangazo ejo basohoye akavuga ati twebwe ibyo bya Rwanda ntago bitureba, ati ibyo bireba guverinoma cyangwa se leta z'ibihugu bibiri. Ubwo avuga nyine u Rwanda na Congo. Yes. Hanyuma twari tuvuze ko turi buze kuvugisha Ephraim iyo ngingo ndetse n'iriya myigaragambyo ikomeje kubera muri Congo, muri Uganda ndetse na Kenya. Reka tumuhamagare noneho abitubwireho. Hanyuma icyo twenda twagarukaho ku bijyanye n'iyi myigaragambyo yo muri Uganda nuko bari bamaze iminsi bamaze iminsi bategura bavuga bati rwose mutwitege kuri uyu wa kabiri haraza gushya
turaza kujya ku nteko ishinga amategeko tujye hehe na hehe ubundi hashya. Ariko igitangaje habonetse abantu 7 mu gace kamwe, haboneka abandi nka 4 ahandi, ari nako polisi ngo yayindi ngo yacyarijwe gukubita cyangwa se ifite imyitozo mu bijyanye no gukubita yari yaryamiye amajanja ivuga ati mwibeshye. Urumva? So rero mu minsi ishize twari turimo twibaza tuti ese iyi myigaragambyo y'abajeni zirimo kubera muri Kenya ntiyahita ifata akarere kose. Yaravuze ati birashoboka ariko hari aho bitashoboka. Sibyo? Gusa Museveni we yaranababwiye ejo bundi ati abantu muri guteganya gukora imyigaragambyo muri iki gihugu rwose murarye muri menge. Ati murye muri menge. Murimo murakina n'umuriro. We yongeyemo ati murakina n'umuriro. Ikigaragara rero kuri Twitter ku mashusho akomeje gusirikira urabona ko abagande bagize ubwoba bwo kwitabira ino myigaragambyo nk'uko yari yitezwe. Abantu bakeya bashoboka nabo bari kugaragara mu mihanda kandi nabo nta kanya barimo barahamara, barafatwa mu mikamba bakajyanwa ahandi hantu. So reka tuhamagare Ephraim aze kubitubwira umuzingo atubwire uko bimeze, niba uyu munsi atari Uganda ejo hakaba ahandi gutyo gutyo. Yes Ephraim. Mwiriwe neza. Ntimwiriwe. Makuru. Ni meza. Mumeze mute? Turi mu ruvugiro na Deni. Turakwakiriye. Murakoze. Reka duhere hano hakurya i Bugande mu bibazo twagennye cyangwa se mu bwunganizi no mu busesenguzi bwawe. Mu minsi ishize igihe twagarukaga kuri ya myigaragambyo ya Kenya y'abajenzi muri Kenya, twarakubaje tuti ese ubu ntago byaba ari intangiriro mu karere, hanyuma uratubwira uti birashoboka ariko hari aho bitashoboka. None dore twabonye yageze hakurya mu gihugu cy'abaturanyi, ubwo ni muri Uganda. Ubu ntago hototera n'ubundi akarere kose nk'uko bavuga uti ntibyashoboka hose, ntago twavuga tuti uyu ni umwotso wenda hakaba haza umushiririzo. Sinzi niba ikinyarwanda nkoresheje cyumvikana. Wenda mbere yuko ngira icyo mvuga ku by'Ubugande, ese muri Kenya bimeze bite? Muri Kenya nabwo byakomeje rwose, Mombasa hehe hose, noneho bamwe bakomeretse ariko nanone polisi yabihanangije iti mwibeshya mugera ahantu harinzwe noneho murabona akaga, ariko imyigaragambyo irakomeje. So ngira ngo muri kwibitaga icyo bise Prince Arabe yasize impinduka zikomeye cyane ku butegetsi bw'ibyo bihugu, cyane mu bihugu by'Abarabu. Aricyo bita kwigaragambya ni kimwe, ariko hakaba n'ingaruka z'imyigaragambyo zishobora gutambukana bitewe n'ahantu imyigaragambyo yabereye, bitewe n'abayiteguye, abayiri inyuma ndetse n'ubuyobozi na sisiteme y'ubuyobozi iri muri icyo gihugu. Kuba rero imyigaragambyo yakototera ikagera i Bugande ikagera n'ahandi, ibyo ntabwo byaba ari igitangaza, kubera ko yaba amashyaka ya opozisiyo, yaba abayobozi, yaba abategetsi, yaba n'urubyiruko, bitewe n'uko isi yabaye umudugudu, kuba abantu bakwigana ibyakozwe n'abandi ntabwo ari igitangaza, cyane cyane ko ubona muri iyi si ya none abantu amasaha menshi igihe kinini bagitakaza kuri social media, ari naho bakura ayo makuru, ari naho n'abakora za propaganda zisenya ibihugu cyangwa se abakora mobilisation zubaka igihugu bose babasanga kuri social media. Kandi social media hafi 90% ni urubyiruko. Wajya kureba na statistics z'abantu badafite ibyo bakora b'abashomeri, nanone ni urubyiruko. Bigaragaza rero ko gukora mobilisation mu buryo bwubaka byoroshye, yewe no gukora propaganda mu buryo gusenya byoroshye wifashishije urubyiruko. Ndagerageza gukotinga amagambo Zetireze yavuze, Paul Kagame yaravuze ati ikibazo si iyo kuba nimba gusabwa n'urubyiruko cyangwa se n'abandi, aho cyangwa se ikibazo si ibyo abo bavuga
bifuza barimo kwigaragambya ibyo basaba, ahubwo ikibazo twubatse twebwe abayobozi twubatse sisiteme gute ituma abantu batatubaza ibibazo ahubwo nabo badufasha gukemura ibibazo bihari, si uko ibibazo bidahari. ni ngombwa rero tumvikana noneho rwose kabisa. yego n'ubundi ibibazo bizahoraho, ibibazo by'ubushomeri bizahoraho, abavanwa mu kazi bakanungundika bazahoraho, urumva amahanga akazi bakakangiza bagakoresha nabi bazahoraho, abiba bazahoraho, mbese amafuti n'ibibazo byose birahari mu isi. ariko se abayobozi sisiteme bubatse yo gukemura ibyo bibazo bafatanyije n'urubyiruko, bafatanyije n'abo bantu bari muri ibyo bibazo, aho kugira ngo bibaze leta, ahubwo bose bagafatanya gushaka igisubizo bimeze bite. so rero ngarutse mu by'ubugande rero ngira ngo niba mubyibuka nababwiye ko bishoboka ko imyigaragambyo yaba, ariko icyo ntashimangira ni uko ishobora kuba imere nk'iyo muri Kenya cyangwa ngo imere nk'iyo muri Egypte. kubera iki? cyangwa imere nk'iyo muri Algeria. gishingiye kuri icyo gisubizo nakubwiye nababwiye icyo gihe, bitewe n'uburyo abayobozi bazamanaginga icyo kibazo, bazamanaginga imyigaragambyo. kandi rero binatewe n'uburyo bubatse sisiteme y'imiyoborere izatuma basenya ingaruka z'iyo myigaragambyo ishobora kuvuka. muri Uganda rero ngira ngo amaze iminsi mbere y'uko iyo myigaragambyo iba byaravuzwe, ndetse n'ubuyobozi n'ubutegetsi bwa Uganda bugira n'icyo bivugaho. burateguza urubyiruko yuko abazishora muri myigaragambyo bazahura n'akaga. bashobora kuba batarasobanura neza akaga kariko, bashobora gukubitwa, bashobora gufungwa, cyangwa se bashobora kwiganira bikagaragaza ko bataye igihe ibyo bashaka bidasubijwe nk'uko babishaka. akaga kose ntabwo ari ugukubitwa, si ukwicwa gusa. ibyo akaga ni ugushora ntugere ku cyo wari ugendereye. so rero muri Uganda haracyari kare, ntabwo navuga ngo kuko ubu ntabwo ntabwo rero kuri social media ngewe ngo bigaragambije batabikije nicyo basaba, wenda mwadufasha. oya imyigaragambyo irakonje rwose, abantu bayirimo barabaze, kandi n'abari kugerageza kugera hanze mu mihanda ntabwo bari kwatinda, polisi iri guhita ibatambikana. gusa ku bwinshi abaturage baheze mu ngo, ndetse bamwe banibereye mu mirimo yabo i Kampala. urumva bimwe navuga ko bikonfira ibindi byo ngiye, bitewe na sisiteme y'imiyoborere yo mu gihugu, bitewe n'uburyo bajera icyo kibazo. imyigaragambyo ishobora kudafata ampleur nk'iyo twabonye muri Printemps Arabe cyangwa se nk'uko turimo kubona muri Kenya uyu munsi. ngira ngo uranyunganira ntangiye ngo ubuyobozi bwa Uganda bwatangiye bwabimenyekanye, unabivugaho, urategura n'urubyiruko, urategura n'abantu bazajya muri imyigaragambyo. ikindi abantu sisiteme ihagurutse urwo rubyiruko akenshi na kenshi aba ari opozisiyo, rimwe na rimwe wanasanga na opozisiyo zo muri Afurika yacu usanga ziba zifite abaziri inyuma bagamije gusenya sisiteme z'imiyoborere y'ibihugu bya Afurika. iyo rero abantu bamaze gusobanukirwa niho babona nyine abenshi batitabira ubwo butumire, cyane cyane ko ibyo birimo gusabwa n'abo bantu nta bantu bose baba babyumva kimwe. iyo bashaka babyumva kimwe ariko bakabona batabiha uburemere bumwe, cyangwa se batabona inzira irimo gusabwa no gukoreshwa ari iboneye bakabyihorera bakabisuzugura. niyo mpamvu rero nshingiye ku byo navuze, wenda niba gukomeza gukurikirana n'ejo hazaza n'ejo bundi hazaza, ntabwo mpamye neza nk'uko nabibabwiye mu kiganiro cy'ubushize, ntabwo mpamye neza ko kari akaduruvayo kabaye muri Kenya kaba muri Uganda. n'ubu rwose nacyabihagazeho, ntabwo nemeza ko bishoboka rwose bitewe na sisiteme y'imiyoborere iri muri Uganda. hanyuma Efure, haba muri Uganda haba muri Kenya, urabona icyo bano bantu basa nk'abashaka kwigaragambya bahuriyeho ni ikibazo kijyanye n'imisoro, ikibazo kijyanye na ruswa ndetse n'imiyoborere mibi. ubona koko ibyo bintu muri ibyo bihugu bishobora kugeraho bifata akarere kose, kandi tuzi neza ko ibibazo biri muri Kenya atari byo biri muri Tanzania, si byo biri mu Rwanda. ubona ubundi ikibazo cy'umusoro na ruswa muri kano karere kizacika gite? icyo ni cyo navugaga nyine, icyo navuga. kandi buriya twicara ni byiza kureba biri kuri social media, ndanamagara n'urubyiruko n'abakurikirana Bwiza TV cyangwa se indi miyoboro yo ku rubuga nkoranyambaga. ni byiza kureba, ni byiza gukurikira, ariko rero ni byiza no gutekereza ibirimo gukorwa ahandi, ese birakwiye? ese cyangwa se ibyo barimo gusaba ahandi turabifite?
ese twebwe twakora gute ngo dusabe impinduka igihe zaba zikenewe ko dufite uburyo bw'imiyoborere bwubatswe, dufite uburyo bwacu mu Rwanda aho ikibazo kigaragazwa n'uburyo kigaragazwa. Ndabaha urugero mu nama y'umushyikirano, ubu ni urugero inama y'igihugu y'umushyikirano aho umuturage ahamagara akabwira perezida wa repubulika ibibazo bafite, aho tubona abayobozi b'igihugu bamanuka bakajya mu nama mu baturage bakagaragaza ibibazo byabo bafite kandi bakaba babikemuye. Ese mu bindi bihugu niko bimeze? Hari inama y'umushyikirano tukabona Uganda, Kenya, Tanzania cyangwa ahandi, ngo igihugu kigira uburyo bw'imiyoborere yacyo cyane. Okay, niyo mpamvu nababwiraga ubushize yuko kuba urubyiruko rwa Kenya rwahagurutse wenda rukaba rwaba successful, ibyifuzo byabo bigakurwaho, ni uko bihuje n'imiyoborere na sisiteme y'imiyoborere ya Kenya. Bityo sisiteme y'imiyoborere ya Kenya aho bigaragara yuko ubusabe bw'abaturage bwumvikanishwa mu muhanda n'amabuye no gusenya, n'abayobozi bagafata ibyemezo bihindura ibyifuzo by'abaturage. Ariko imiyoborere ntabwo ari iri mu Uganda, ni sisiteme y'imiyoborere ntabwo ari muri Tanzania, ntabwo ari iri mu Rwanda cyane. Yego. Ese ubundi okay, wari ugikomeje cyangwa? Aho rero niho nshimangira mvuga ngo ibibazo biba bihari, ariko uburyo bigaragazwa n'uburyo bisubizwa buba butandukanye bitewe na sisiteme y'imiyoborere ya buri gihugu. Ariyo mpamvu nakoze conclusion kiriya gihe, ariyo mpamvu nafashe umwanzuro ngo ntabwo mpamye neza ijana ku ijana yuko ibyabaye muri Kenya bizakwirakwira haza hano mu karere kawe, nubwo hari ababa babyifuza ngo bateze akaduruvayo muri aka karere. Okay, hanyuma baravuga bati Ruto, wenda ndavuga muri Kenya, bati Ruto must go, agomba kugenda. Nta nibwo batanga undi mwanzuro, nta n'indi nama batanga, baravuga bati Ruto must go. Muri Uganda ho baravuga bati Among must go, baravuga perezida w'inteko ishinga amategeko. Okay, ubwo muri Kenya Ruto nagenda harajyaho nde nindi bibakemura ibyo bibazo? Ubwo muri Uganda ushinzwe inteko ishinga amategeko nagenda ko batari gutanga solution, ubundi ibyo bishatse kuvuga iki? Ibyo bishatse kuvuga nibyo navugaga kera. Ibyo bishatse kuvuga ibibazo dufite twebwe abanyafurika byo gushaka kwigana ikiswe demokarasi. Nta natinya kuba ari na satanism cyangwa satanism. Yego. Bya shitani ku bafite imyemerere yemera Imana, aho abantu bumva yuko ibibazo byabo bizakemurwa n'akaduruvayo no gusenya, gutwika, kurimbura, kwica, ko kugira ngo ugaragaze ikibazo ufite kikubangamiye ko uwicisha muri iyo nzira. Ntabwo ari byo rero. Ubwo navuga ngo Kenya urubyiruko ruvuga ngo Ruto must go, ariko sinzi niba ari bugende. Kubivuga ariko no gushyirwa mu bikorwa. Ahubwo aho ngende ndimo kubona ko nibakomeza gutyo n'umuntu no gupushinga abona umushinga w'umusoro byaraciye Ruto akabyumva, bakabona arabyumvisha yendeye guverinoma ashyizeho indi. Impamya yuko inzego z'umutekano n'iz'iperereza zizakomeza gushyigikira akaduruvayo ko gusenya no kudestabiliza cyangwa se guhungabanya ubuyobozi bwa Kenya. Sinzi ko bazemera. Tubiza gutangaza mu byumweru bibiri biza abari inyuma y'ibyo bintu batangiye gufatwa muri Kenya. Kuko byateza akaduruvayo, byateza akajagari. He must go for what, for which reason? Ni iki bamusabye ntagikore. Yes, ariko Efre ukomye urusyo akoma n'ingasire. Urashaka kumbwira ko bari abantu bari mu myigaragambyo haba muri Uganda no muri Kenya bo nta mpamvu bafite? Ko bavuga ko ibihugu byabo byamunzwe na ruswa, bakomeze bicare babirebere. Demi urakoze koze ikibazo biratuma n'abadukurikira batagira confusion. Yes. Niba neza ibyo navuze, ntabwo navuze yuko ibyo bigaragambiriza ari ubusa. Suko ibibazo bidahari. Ahubwo ibyo bibazo bihari, ese inzira iboneye barimo gukoresha niyo, ese izindi nzira banyuzemo biranga. Naho ubundi byose ibibazo birahari turabizi, ni ibintu biri ku mugaragaro. Ruswa irahari, irazwi muri Kenya, irazwi Uganda, irazwi no mu Rwanda birazwi ko hari tubona raporo za Transparency Rwanda, ariko ntabwo biri ku kigero kimwe. Ese niba hari sisiteme y'ubuyobozi irwanya gute ruswa?
imbaraga ishyiramo ikoresha irwanya izo ruswa n'akarengane ni izihe? ese ababikora ingaruka bibagiraho ni abahe? ni bangahe? bari ku kigero cya kangahe? yego right? naho ubundi ntabwo uko tubonye ikibazo, hari impamvu ugiye buramba nibanda ku rubyiruko, uko tubonye ikibazo gihari mu miyoborere cyangwa se ibibazo runaka, ntabwo igisubizo ari uko tujya kuri social media ngo dukorere gurupe WhatsApp tubwirane tuvuze induru ngo tujye mu muhanda tujye gusenya ibintu byubatswe. wowe urimo urarwanya ruswa ukajya gutwika sitasiyo ya esanse, urimo urarwanya ruswa ukajya kubomora amazu ukiba. ubwo si urimo urarwanya ruswa, urarwanya ruswa usenya ibikorwa remezo, urwanya ruswa wiba uteza akajagari n'akaga. nonese kurwanya ruswa ufata abantu ukabafata ukabazirira amapine ukabatwika, ko nta kajagari. niyo mpamvu twifuza yuko ndetse n'impamvu bagiye nshima cyane z'excellence navuga, ariko urubyiruko twasize effort ikomeye, we have invested more in youth, ngo twashoye mu rubyiruko aho bagira uruhare mu kugaragaza ibibazo no gushaka igisubizo cy'ibyo bibazo. niyo mpamvu usanga ari inshuti ze cyane, ni inshuti y'urubyiruko, nabo ni inshuti ze. uburyo bwo gukemura ibyo bibazo, yes ruswa zirahari, yes akarengane karahari, yes so what? noneho wate kuvuga ngo tubikoreho iki kurubyiruko kuko mugaragaza ko hari ruswa, kuvuga ko ari abajura, hari abanyereza imitungo, ese icyakozwe ni iki? ese hari abantu byagaragaraho ntibahanwa? hanyuma Efure, ni ikibazo cy'amatsiko uwaguhuza na Ruto akaguhuza na Museveni, tubagira inama nk'uko koko wari ubivuze, no mu Rwanda hari ibintu byinshi abanyarwanda barevandika batanyuze mu myigaragambyo kandi ibisubizo bikaboneka. ntabwo bivuze ko abanyarwanda ibibazo byose bafite byakemutse, ariko bafite uburyo ki batanga ibibazo byabo n'uburyo ki bikemurwamo. bari abagabo, bari abayobozi, wabagira iyihe nama? urakoze cyane. inama ndabagira, buriya ibintu byose ni ukwiga, kandi iyo wiga ugira aho wigira. ni ukuvuga ngo abazungu batubeshye yuko leadership cyangwa se uburyo bw'imiyoborere tugomba kuwukopera kuri bo, nk'aho aribo bakoze conception y'imiyoborere cyane. ubona ntabwo ari byo, ntabwo imiyoborere myiza tugomba kwigira ku ba western, ku bantu bo hanze. imiyoborere myiza dushobora no gutangira kwigira kuri ba data batubyaye uko bayoboye ingo zabo. imiyoborere myiza dushobora no kwigira ku baturanyi, ukareba urugo rwawe ese bimeze bite. ishuri rero ryiza rirahari, ntabwo ari ugukabiriza se no kubeshya. ishuri rirahari, nibaze mu Rwanda barebe sisiteme y'imiyoborere imeze gute. ndetse mu Rwanda uko hatari ibibazo, ni imyaka 30 tumaze tuvuyemo, ese hakenewe ibibazo bingana gute? byinshi cyane. hari amategeko amwe n'amwe yagiye abaturage rwose bagaragaza ko atababereye ndetse agahindurwa. wagiye ubona nk'igihe baca abamotari mu mujyi wa Kigali bakavuga ati wapi ibi ntibishoboka, perezida akaba bafite ukuntu abanyarwanda bagaragaza ibibazo byabo batagiye mu mihanda kandi bikabonerwa igisubizo. yewe n'ubwo ikintu rero nagira inama nk'uko mwari munsabye, babaye bumva ikinyarwanda cyangwa se bakagira ababasemurira. mbere nababwira ngo nibaze barebe sisiteme y'imiyoborere. ubwo ndimo ndavuga za kaminuza zinategura zitegura za curriculum zigisha ibintu bya administration cyangwa se leadership, imiyoborere n'ubutegetsi. nibarebe system model ya leadership y'u Rwanda yubatse gute, barebe baze bakora urugendo shuri, abanyeshuri babo za kaminuza bikora za masters na PhD baze bakora teze bashingiye kuri administration yo mu Rwanda kuko ni muri EAC. barebe ibyiza babona babikomparinge n'iwabo nabo babyigane. that's number 1. number 2, mbere yuko abaturage bahaguruka bakagaragaza akababaro kabo n'ibitagenda, ese ako kababaro kabo barabyibura? nibura barafirinda ubwo buzima. ese iyo misoro abaturage bavuga ko ibaremere, ese bo nibura are they feeling ubwo buremere bw'iyo misoro barabwumva? mbere kureba gusa ukavarinda cost, ukavarinda expenses, wenda ngo gukemura ikibazo cy'ibyo leta ikenera gusohora, sibyo? yuko bigomba kuva mu misoro gusa, wari uko wazamuye imisoro, kandi ari uburyo ushobora kubona amafaranga atari uko wazamuye umusoro.
babyige babirebe mbese mbere na mbere ibibazo abaturage bagaragaza bya bindi bavugira amatamatama muri salo mu ngo zabo ese ibyo bo barabibona yego that's number 2 if yes niba babibona ese bashyizeho system y'uburyo bakorekitinga izo information aho kugira ngo ndashingira ku nzego z'iperereza inzego zitandukanye inzego bwite za leta ese aho kugira ngo bajye gushaka amakuru gusa iyo biba abashaka gutembagaza ubutegetsi sibyo ubwo nibo n'abandi bamaneba ese rero iyo system yo gukurikirana amakuru ibyo abaturage bavugira amatamatama nabonye ukuriye iperereza muri Kenya baranamwikomye visi perezida avuga ati wowe rwose ntabwo wigeze udushakira amakuru ngo tumenyeshe ibyo abaturage barimo barapanga exactement urumva urimo kuvuga ni bubake system yo gushaka amakuru ntabwo amakuru ari yo gutera igihugu gusa ntabwo amakuru yo kwiba amakuru ibyo abaturage bitotombera ibyo batishimira ibyo babona bitagenda neza ayo yose aba ari amakuru niba yafata ese iyo bayabonye bayabyaza iki bayakoresha iki ubwo gikunda kwereka system yo mu Rwanda uko ikora system yo mu Rwanda ukuntu ikora ukuntu yubatse ujye gukorekitinga information from ground kuva mu baturage aho buri munsi mu gitondo haba ku rwego rw'umurenge n'akagari hari icyo bita joke ni inzego z'umutekano zihuriyeho zifatanyije n'ubuyobozi buri kuri urwo rwego zicara zigasikaninga ibibazo byaraye bibaye n'ibyabyutse aho ngaho kandi ibyo bibazo byose basikaninga harimo izo nzego harimo ruswa abayobozi bitwara nabi abayobozi basinda abayobozi bakubita abaturage abayobozi badasubiza abaturage ibibazo byabo ubwo murabyumva bakareba ibibazo by'ubujura ibibazo byo kwambura ibibazo bagasikaninga ibibazo byose barangiza bagatanga recommendation kandi bakabyohereza hejuru birara bigeze kuri joke ku rwego rw'igihugu iyo ni system y'imiyoborere yo gushaka amakuru mu Rwanda uko yubatse kandi barangiza bagatanga feedback ikigaragara ni uko nyuma y'icyumweru bya bibazo basikaninze batangira gushaka igisubizo ntabwo babisikanira gusa ngo babyohereze ngo dore ibibazo bimeze gutya ahubwo kuri buri rwego banatanga na solution n'igisubizo cyakorwa mu buryo bwihuse cyane iyo ni imiyoborere myiza niyo hano nasaba hari yaba Uganda yaba Tanzania yaba Burundi cyane cyane n'abari bumva ikinyarwanda ntabwo bakabaye bashakisha amakuru y'abafite amazuru maremare y'abatutsi y'abahutu sijui y'abatari abakongomani y'abatari iki ngo binjiye ku butaka bw'u Rwanda bwite bwa Uganda bwite bw'abarundi cyangwa bwa Kongo ahubwo nibarebe ese abaturage agahinda bafite n'akahe ese baragaterwa n'iki ese abayobozi bagashyira mu bikorwa gahunda zacu n'abaye zibangamira abaturage idea barasikaninga everything akantu kose bakakareba kandi bagashaka igisubizo kuri buri level ubwo ndavuga kuri level rw'umurenge wacu hano mu Rwanda kuri sector kuri level y'akarere kuri level ndetse y'intara ndetse no ku rwego rw'igihugu iyo rero ni system nziza y'imiyoborere kandi iza gukemura ikanakemura ibibazo by'abaturage Uganda they should do the same they should apply the same Kenya bagombye kubikora gutyo ntabwo ushinzwe urwego rw'iperereza akaba yirukanye ngo karubanda ngo ntabwo yagaragaje amakuru y'abaturutse ibyo abaturage batekerezaga ahubwo ni system yubatse nabi bakwiye kubaka neza ni umuntu abe victim cyane ubundi bakaba basenye system yose abantu bose bari mu nzego z'iperereza bose bakirukanwa n'abari mu nzego z'ubuyobozi zose bakirukanwa ubwo inzego z'iperereza zikora gute n'inzego bwite za leta bakorana gute n'inzego z'umutekano bakorana gute n'inzego za polisi hari niba bidahari bibaze mu Rwanda birahari hari ishuri ryiza bakaba bigira muri leadership hanyuma wenda tugana ku musozo muri Kenya guverinoma ijya gushaka kuzamura imisoro yazanaga ikibazo cy'imyenda igihugu gifite hanze nyamara Kenya tuzi ko ari igihugu gikungahaye gifite ibyambu gikora ku nyanja ni kinini gifite abaturage benshi ubundi imisoro basora ubusanzwe yo barishuwa ko ijya mu isanduku ya leta cyangwa hari ahandi hantu ijya none ingaruka zikaza kubishyuza imisoro iri dubura bitabona navuga byose bikuye muri ya system y'imiyoborere ipfuye iyo system bigaragara nk'imodoka yo mu modoka system ya engine yapfuye imodoka ziragenda kabone ubwo amburiyaje aba ari nzima accelerator ari nzima sibyo
yego buwate ya vitesi ari nzima ariko se niyo sisiteme hari akantu kapfuye ubu imodoka idahagarara biragoye hariya rero naho ni ukuvuga ngo ikibazo nubwo bakize nubwo bafite ahantu henshi ho gukura amafaranga ikibazo cyakabaye kibazwa mbere na mbere ubwo ni umuvunyi mukuru wamugira cyangwa se n'ushinzwe ubugenzuzi bukuru bw'imari ya leta auditor general wa Kenya niwe wamugira are they sure yuko amafaranga yinjira mu gihugu yose ajya aho agomba kugera that's number one. If yes, are they sure yuko allocation of that budget of those resources cyangwa se gusaranganya ayo mafaranga yinjiye mu gihugu bari sure yuko ajya aho agomba kujya investing hakwiye kuba invested aho mwabyumva cyane. If yes, niba amafaranga baroketinze ku bikorwa runaka abashinzwe gushyira mu bikorwa ibyo bikorwa ese aya mafaranga bayakoresha mu buryo buri bwo ntabwo bayasesagura ntibayanyereza urumva ko byose ari sisiteme cyane. Ibyo biri hano mu Rwanda baje bakiga becare bige tugana ku musozo ariko ntabwo twagenda tutanyarukiye hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari amakuru akomeje kuvugwa cyane wenda ushobora kuba wanayabonye ku bijyanye n'imishyikirano ivugwa hagati ya guverinoma ya Kongo na M23 waba kubateyeho akajisho nimugoroba aho mperukira naherutse kuri social media batangaza yuko inzego hari inzego za delegation ya Kongo yoherejwe i Uganda guhura na delegation yoherejwe n'abandi yari na Kanyuka na Ntibishya yego iri Kampala ariko nza gutungwa no kubona declaration kuri Twitter ya Patrick Muyaya avuga yuko nta muntu n'umwe cyangwa urwego na rumwe rwoherejwe na leta ko kujya kuganira n'ibyihebe bya M23 na RDF. Ubu noneho rero Kisekedi yirukanye uwo bita Bahara wagiye muri iyo mishyikirano na M23 none turi kwibaza bamwirukanye iki bamwirukanye aho niho bigeze turimo turibaza tuti niba itarabaye cyangwa se itarabaye bamwirukaniye iki turimo turabyibaza yewe mfite ikibazo buriya ariko ni ukuri abasenga uribwira abandi bitwa ngo basengera Kongo ko ifite ikibazo cya leadership ifite ikibazo cy'imiyoborere none se ni gute umuntu ahaguruka akava mu gihugu ubwo ndafatira kuri reaction yakozwe n'umukuru w'igihugu ntabwo ngenda bwite ku byavuzwe na Muyaya ko mbibonamo n'ubusasi ndetse na indiscipline n'ikinyabupfura gikeya kuko muri diplomasi n'umuntu waba ufite ikibazo ntabwo ujya ku karubanda kuri adenga umutuke bityo ntabwo ujya waranga umutuke wita abantu ba teroriste wita iki mu bihugu nyandagazi burya muri diplomasi ntabwo arizo yego rero icya mbere ndabonamo ibintu bibiri byo kuhora byapfa kuri iyo ngicyo cy'umuyobozi birukanye Muyaya avugira Kongo ni umuyobozi muri Kongo is he informed ese yabona amakuru nyayo is he normal ese yaba ari muzima ku buryo ajyaho agatangaza yuko nta ntumwa n'imwe yoherejwe muri Kongo nyamara muri Uganda mu mishyikirano. Icya kabiri umuyobozi umukuriye ari we Kisekedi ese we yaba ari muzima ese yaba ari informed ni gute umuntu ahaguruka mu gihugu afite ordre de mission yasinyiwe n'urwego ruri kompetari rufite ububasha minisiteri y'ingabo na misiyo iri clear mission iri clear n'ikintu cya eti clear kigaragara kuri ya ordre de mission yagera hariya yatangira kumenya aberejwe mu butumwa Kisekedi atatanze go ahead ndabibona n'ibintu bikurikira ndabona amakajagari one muri Kongo buri wese afite ububasha ku rwego rwo gufata icyemezo cyangaga igihugu wese kabisa kuvuga ngo uriya wagiye mu mishyikirano ntabwo yijyanye haba amwoherereje kuko amafaranga leta yamuhaye ya misiyo kandi agenda yajyanye akumva umwana ugira ngo yaride miribaho
yabo bagenda bayitwaje na Vance ntabwo yakira reka bagenda bayitwaje ndetse banahaye n'uwategura ubwo butumwa bwa misiyo bayamusigiye hari ujya mu butumwa bwa misiyo atwara amafaranga n'uwamuhaye iyo misiyo akamusigira akantu ka kitu kidogo noneho nkibaza ni gute imiyoborere irimo akajagari kuri rwa rwego aho buri muntu ku rwego rwe ashobora gufata icyemezo cyangaje igihugu kugeza ubwo umukuru w'igihugu afata icyemezo cyo guhagarika uwo muntu aho ngaho ubundi ndavuga yuko ubwo n'igihe Felix Tshisekedi yakangukiye akabona amakuru y'uko hari abantu bagiye guhagarara igihugu cye ubutumwa atazi aho aviriye muri ambiyanse aho akangukiye agafata ibyemezo sibyo ikindi rero nshobora kubonamo ndakibonamo nanone lack of maturity cyangwa se kutaba serious kutagira ubunararibonye mu miyoborere na politiki ndetse na communication umuntu baramuhagaritse bivuze yuko bemeye yuko habaye imishyikirano nicyo bishatse kuvuga cyane kuko na RFA yemeje na hoteli yabereyemo iyo mishyikirano exactement niba bamaze kubyemeja ubwo baravuga perezida wa repubulika avuguruje kuko afite n'ububasha nubwo abikoze ku karubanda avuguruje umuvugizi we uri buze gufatwa nk'umusazi ariko kuri uru ruhande aramukavarinze yirukanye wa muntu wagiye mu butumwa atatumwemo na leta aho ngaho ndabona yuko swat ni kakajagari navuze bwa mbere ubiye ni uburyo bwo kwivuguruza no kutagira umusinamo aho wifuza bitewe n'ukuntu babeshye abaturage ba Kongo imyaka myinshi ko badateze kuganira na M23 bamaze gukarifiya nka ba teroriste ndetse bigatorwa n'inteko ishinga amategeko iwabo kandi bakaba barahisemo gukuraho nyirabundi koko bibuka ko niyo yavuze yuko M23 itakibaho ahubwo ubu bahanganye n'u Rwanda noneho akavuga ati niba tugiye gushyikirana bya bintu twazamuye kandi twabonaga byari bitangiye kurya yuko muri conseil de sécurité twarabivuze hari raporo y'igicupuro yasohotse byabashije kurya akantu twabahaye karafashe baba batangiye kuvuga yuko u Rwanda rufite ingabo muri Kongo none rero aba babyinda twahaye misiyo yo kujyayo twabihanangirije ngo ntibabivuge ntihazajya babikopfora none bikaba byageze hanze reka twongere twereke opinion publique ruvuga ngo n'abakongomani twabise igihe kirekire ko turi kurwana n'u Rwanda atari M23 ko uwo muntu yagiye ku giti cye ntawamutumye therefore turamwirukanye Efre urakoze cyane rwose iri tekinika ndumva rirenze ukwemera birimo n'ubuswa ariko ririmo n'ubusazi reka tugushimire sawa murakoze yego ukomeze ugire ibihe byiza tuhite tunasezera abari badukurikiye ikiganiro cyabaye kirekire twanze kumuca mu ijambo gusa arakoze cyane namwe tubashimire uruvugiro rw'uyu munsi mwe muri kumwe na Denis Nsengiyumva yego niyanjye Ndacyayisenga Fred bakomeze bagire ibihe byiza banakora subscribe ciao